nguhaye ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Wari uzi ko kwishima cyane bituma ufata umwanzuro uhubutse? Kunanirwa, stress ndetse n'ibindi biri mu bintu byatuma ufata umwanzuro uhubutse. Abantu benshi bazi ko kunywa amatabi ndetse n'ibindi ari byo bintu byonyine byatuma ufata umwanzuro uhubutse. Reka da, ahubwo ni ibintu byinshi tugendana nabyo buri munsi. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera muri 6 bituma dufata umwanzuro duhubutse. Ugafata umwanzuro uhubutse. Ikiganiro na hazaza hanjye. Ubasha gukurikirana ibi bintu kugira ubashe kumva ndetse no gusobanukirwa. Ikaze. Tudatinze duhereye ku cyambere. Ikintu cyambere cyatuma ufata umwanzuro uhubutse nta kindi, amarangamutima yawe. Amarangamutima yawe yatuma ufata umwanzuro uhubutse. Amarangamutima nayo ari mu bintu byinshi. Uburakari bwinshi butuma ufata umwanzuro uhubutse. Wari wabona umuntu wafashe umwanzuro wo kwiyica cyangwa kwiyahura bitewe nuko yarakaye cyane, nta kibazo kidafite usibye uburakari, agashaka kugurisha ibintu bye byose bitewe n'uburakari yagize. Icyo gihe ni umwanzuro uhubutse. Ukontoroye umujinya wawe ndetse n'uburakari ufite, wabasha kumera neza. Ibyo bintu ntubikore. Ikindi kiri mu marangamutima ni ikihe? Ibyishimo byinshi. Kwishima cyane nabyo bituma ugira umwanzuro uhubutse, ufata umwanzuro uhubutse. Urugero ni uruhe? Urugero, kwishima cyane, hari igihe mwishima bitewe n'amafaranga ufite, ugasanga hari amafaranga usohoye bitewe n'ibyishimo, ukavuga ngo naba mubagurire kuko nabishimiye cyane. Wagera nyuma ukicuza, ukavuga ngo ese iyo menya ngakontorera ibyishimo byanjye. Nabyo biri mu bintu byatuma ugira umwanzuro uhubutse. Ikindi kiri mu marangamutima nta kindi, agahinda cyangwa kwiheba. Iyo umuntu yihebye afata umwanzuro uhubutse, bikurura ibintu bibi, bikurura amarangamutima mabi. Ese ni gute twakwirinda agahinda gakabije? Nuko wowe muri wowe wakumva ko umeze neza, ufite icyizere cyo kubaho. Ibyo ngibyo ukabyihorera kuko byatuma ufata umwanzuro uhubutse. Dore ikindi cya kabiri cyatuma ufata umwanzuro uhubutse: umunaniro ukabije. Bujya kunanirwa nabyo biri mu bintu byatuma ufata umwanzuro uhubutse. Urabyibaje impamvu wafata umwanzuro uhubutse unaniwe? Reka nyikubwire. Ufite stress z'akazi wahozemo, ufite stress z'ibizamini uvuyemo, ufite stress z'umunaniro bitewe n'akazi uvuyemo. Icyo gihe kubera ko ufite umunaniro, hari igihe wakoresha ibintu bitewe n'umunaniro wari ufite, ukavuga ngo mugende munzanire ibintu by'ibihumbi 5 ngo kubera naniwe. Icyo gihe nyuma ukicuza mu gitondo, ukavuga ngo iyo mbimenya ntimbigure. Uwo ni umwanzuro ufata uhubutse bitewe na stress ufite n'umunaniro ufite. Uzabyirinde ubashe kumenya udafata umwanzuro uhubutse. Ikindi cya gatatu twarebera hamwe cyatuma ufata umwanzuro uhubutse bitewe n'ibi ngibi: kubura amakuru. Kubura amakuru ku bintu ushaka kugeraho cyangwa ku bintu wifuza. Kubura amakuru nabyo bituma ufata umwanzuro uhubutse. Wenda urugero, uzi ko ugiye kugura ikintu runaka, hanyuma kubera nta makuru ufiteho ukagura bitewe nuko weho amarangamutima yawe yagutwaye, hanyuma ukicuza. Ugiye kugura inkweto uzi kwirama, ugiye kugura inkweto hanyuma uguze iyo ubonye yose kubera nta makuru wari ufite, iyi si isaza, hanyuma ukicuza. Ibyo bintu uzabyirinde, umanze ubaze amakuru. Bujya no kumenya amakuru biri mu bintu byatuma uticuza. Ikindi kintu cya 4 twarebera hamwe cyatuma uticuza ni ikihe? Kwifuza. Kwifuza ibisubizo vuba. Icyo kintu nacyo kiri mu bintu byatuma wicuza. Ushaka kwifuza ko ibintu byabigira vuba vuba, ukabona bigengo ku murongo vuba vuba, ariko nyuma ukicuza impamvu byihuse ariko bigahita bihomba. Ushaka gukora ibintu vuba ariko nyuma ukicuza. Manza umenye amarangamutima yawe, umenye amakuru, umenye ko uhagaze, ubashe gufata umwanzuro
uticujije. Ikindi cya gatanu twarebera hamwe cyatuma uticuza: igitutu cy'inshuti zawe. Ikindi cya gatanu twarebera hamwe gitera abantu kwicuza bitewe n'amarangamutima yawe. Ikindi cya gatanu cyatuma uticuza bitewe n'umwanzuro wafashe ni ikihe? Ikindi gituma abantu bicuza bitewe n'umwanzuro bafashe ni ikihe? Igitutu cy'inshuti zawe. Icyo gihe nabo inshuti zawe zizatuma ufata umwanzuro uhubutse bitewe n'igitutu bari kugushiraho, hanyuma nyuma ubashe kumva ko wahubutse. Ikindi cya gatandatu twarebera hamwe nk'ikintu gituma ufata umwanzuro uhubutse nta kindi: gukoresha ibiyobyabwenge. Nabyo biri mu bintu byatuma ufata umwanzuro uhubutse. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge byinshi ukarenza urugero, icyo gihe ntabwo kiba wikontorora, ahubwo uba ukontororwa n'izo nzoga wanyweye n'ayo matabi ndetse n'ibindi. Ahubwo iciza ugabanya, ufate umwanzuro utanyweye, ahubwo wige kubaho neza, kunywa bike, kurya bike. Wige kubaho neza udakoresha ibiyobyabwenge. Nukoresha ibiyobyabwenge, icyo gihe amarangamutima yawe, umunaniro ufite bizatuma ufata umwanzuro uhubutse. Ese wowe ni ikihe kintu cyatuma ufata umwanzuro uhubutse? Nimba hari icyo ufite wagisangiza abandi, andika igitekerezo muri komenti ugishiremo. Uraba ukoze umurimo ukomeye wo gufasha abandi guhinduka. Iki ni ikiganiro Hazaza Hanjye ku Bugingo bw'Ijuru TV. Ndabakunda cyane.